ikaze mu makuru yacu wowe ukomeje kubana natwe ukomeje kudukurikira mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ukadukurikira uri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru atugeraho muri aka kanya. Aravuga yuko Cecile Kayirebwa uyu umuhanzikazi nyarwanda wamenyekanye mu bihe byo hambere ndetse n'uyu munsi wa none aracyaririmba ndetse kandi aracyakomeza no gukora ibitaramo bitandukanye. Aravuga yuko rero yafatiwe mu bukwe bw'abarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 akaza gutabwa muri yombi. Muhanzi Cecile Kayirebwa ni umwe mu bantu bafatiwe mu birori byo gusaba no gukwa byabereye mu mujyi wa Kigali, aho abari bitabiriye ibi birori bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kandi bikaba bihanwa n'amategeko mu by'ukuri yashyizweho mu rwego kugira ngo abantu birinde icyorezo cya COVID-19. Bafatiwe rero mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyakabanda. Abafashwe na polisi n'abantu barenga 50, gusa bivugwa ko umubare w'abari bitabiriye umuhango urenga abafashwe. Ibyo birori byo gusaba ndetse no gukwa bikaba byabereye mu kagari ka Nyakabanda 2 mu mudugudu wa Kirwa. Hari habereye rero ubukwe bw'umusizi witwa Tuyisenge Olivier. Bikaba ibi birori byari byitabiriwe na Cecile Kayirebwa, umwe mu bakuze ariko bakanyujije mu Rwanda mu buhanzi bwabo. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe mu bihe byo hambere ndetse n'uyu munsi wa none. Akaba rero nawe ari umwe mu bafatiwe muri birori ndetse baje no kwerekwa n'itangazamakuru. Abantu rero mu by'ukuri bakomeje kwibaza tese mu by'ukuri bizagenda bite ko abantu bakomeje kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kandi hashyizwe amabwiriza abantu bakwiye kubahiriza, ariko abantu bagakomeza kuyerenga. Aya mabwiriza ntibyashoboka ko ariyo afite ikibazo gikomeye cyane. Se azarangira ryari? Bizagenda bite? Nubwo bwose icyorezo cya COVID-19 kiracyahari, kiracyakomeza guhitana abantu batandukanye ndetse n'inzego z'ubuzima ziracyakomeza kugenda zitanga ubutumwa butandukanye ku Banyarwanda kugira ngo barusheho gukomeza kwirinda ko ubuzima bwabo butajya mu kaga. Polisi rero ikabafata ikabageza imbere y'itangazamakuru. Mu bihe bishize inkuru yagarutswe cyane mu itangazamakuru nitabwa muri yombi ry'abajenerali bagera kuri 2, Charles ndetse na General Fred Ibingira, umugaba mukuru w'inkeragutabara mu Rwanda. Bakaba rero baragarutswe cyane mu itangazamakuru nyuma yo kumva yuko batawe muri yombi. Abantu bavugaga atari ko se n'abajenerali koko igihe birageze ko nabo batabwa muri yombi. Icyo gihe atabwa muri yombi General Fred Ibingira byavuze ko nawe yari yitabiriye ubukwe, ibirori byo gusaba ndetse no gukwa mu karere ka Huye. Icyo gihe bikavuga ko mu batawe muri yombi harimo n'abapolisi bakuru bakorera mu ntara y'Amajyepfo. Bivuga ko bari birengagije gufata abantu bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, bavuga yuko harimo umusirikare ukomeye cyangwa se ufite ipeti rya generali. Nakwitsa ko ipeti rya generali mu Rwanda niryo peti mu mapeti ya gisirikare rikuru kurenza ayandi. Reka rero dukomeze n'ayandi makuru. Mu karere ka Nyamagabe nkubwire ko umucamanza yambuwe ubudahangarwa akekwaho ruswa. RIB ihita imucakira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kaduha ukekwaho ruswa, nyuma yaho rero yaramaze kwamburwa ubudahangarwa agenerwa n'amategeko. Itabwa muri yombi ry'umucamanza ryatangajwe na RIB ibinyujije kuri Twitter, aho ivuga ko akurikiranyweho icyaha cyo kwakwa ruswa no kwakira ruswa kugira ngo rero arekure umuntu ukurikiranyweho icyaha cy'ubujura. RIB ivuga ko ukekwa ubafungiye kuri sitasiyo ya Gasaka mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Uru rwego rwasabye Abanyarwanda kugira umuco wo gutanga amakuru y'ahakekwa ruswa kandi bakayatangira igihe kugira ngo rero iki cyaha gikumirwe. Icyaha akekwaho bivuga ko cyabaye tariki 21 Gicurasi, kuwa gatanu tariki 28 Gicurasi nibwo yambuwe ubudahangarwa. Bivuga ko akekwaho rero kwakira ruswa y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Abakozi ba banki y'isi bibutse jenoside yakorewe abatutsi basabwa kwimakaza umuco w'amahoro n'urukundo. Ubuyobozi bwa banki y'isi mu Rwanda bwasabye abakozi b'iki kigo guharanira kubaka igihugu birinda ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yazongera kubaho, ahubwo bakimakaza umuco w'amahoro ndetse n'urukundo. Ni ubutumwa bahawe ubwo basuraga urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ku Gisozi kuwa gatanu tariki 28 Gicurasi 2021, nyuma yo gusura ibice bitandukanye birugize, gusobanurirwa amateka ya jenoside no kunamira abasaga 50 bazize jenoside barushyinguyemo. Umuyobozi wa banki y'isi mu Rwanda Laurent de Price yasabye abakozi bakorana guharanira ko amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo atazongera akubaho ukundi, ahubwo bagaharanira icyabafasha kwiteza imbere. Yagize ati byabaye mu mwaka w'1994 birenze ibyiyumviro bya muntu, mbese biteye isoni ku kiremwa muntu
kwibuka nk'uko ni byiza kandi ingirakamaro kumva ubuzima abandi banyuzemo. Ati kwibuka bijyana no kwiga, ati duharanira ko bitazongera kubaho ukundi. Yavuze ko iyo arebye aho igihugu kigeze nuko abanyarwanda babanye bikuramo isomo rikomeye cyane, n'abandi bakwiye rero kwiga mu kurushaho kwimakaza umuco, urukundo, bumwe n'ubwiyunge hagamijwe kwirinda ikibi icyo ari cyo cyose. Atangaha ngewe nkurira ingofero abanyarwanda banyuze muri ibyo byose, ati kubera ingaruka basigiwe na jenoside bagaharanira kongera kwibuka, ati kwiyunga ndetse no kubaka igihugu cyiza. Uyu munsi u Rwanda rufite inkuru nziza kandi rwageze kuri byinshi. Iyo urebye igihugu n'abantu ati bacyo usanga bakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo bafatanyije bubake igihugu gishya. Ubuhamya bamwe mu bakozi ba banki y'isi bafite ababo bahoze bakorera banki y'isi bishwe muri jenoside bagarutse ku nzira y'umusaraba banyuzemo nuko baje mu by'ukuri kurokoka urupfu rukomeye. Gasirabo Regis yavuze ko Imana ariyo yakinze ukuboko bigatuma adapfana na se nyuma yo kuraswa amasasu menshi cyane abasirikare bari mu ngabo za Habyarimana nubwo byamuteye ubumuga bw'ukuboko. Busanzwe abakozi ba banki y'isi mu Rwanda ibikorwa byo kwibuka babikoraga mu buryo bwo kwegera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse bakaremera abafite ubushobozi buke. Kuri iyi nshuro bahisemo rero gusura urwibutso rwa Gisozi mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa gatanu yasoje uruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga mu Rwanda, yemeye ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka kandi ko urugendo yakoreye mu Rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise. Tumwumve. Navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa. Nanone ikibazo ko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugeraho kibonera igisubizo ku buryo biba 100% ko buri wese akibona nk'undi, ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri, kandi nyirango kuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho. Uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite ndetse bibafasha ushobora gutera imbere igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo. Abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho, ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho kubera ko u Rwanda rufatanya n'abandi bindi bihugu. Mu Bufaransa uyu munsi perezida Faransa watusuye kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka, byavuzwe ku mugaragaro, ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende. Perezida Macron yavuze ko mu myaka 4 Ubufaransa buzatera u Rwanda inkunga ingana na miliyoni 500 z'amayero, amafaranga azakoreshwa mu bijyanye n'ubuzima, ikoranabuhanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa. Yari yazanye n'abashoramari biteguye gushora imari mu Rwanda. Ubufaransa bwagiranye amasezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Cecile Ndagijimana hariko mu gitondo ya miliyoni 60 z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya COVID-19. Hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za VUP. Ayafungiwe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari ya igaragaza inzego z'ubufatanye, hari niyo yasimwe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda Cecile Ndagijimana nongereho ko u Rwanda rugiye gusubukura kuva ejo kuwa gatandatu gutanga inkingo za COVID-19 hakoreshejwe izazanywe ejo na Perezida Macron, inkingo zirenga 100,000. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga iki ku rugendo rwa Perezida Macron? Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yabibajije Faustin Twagiramungu wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Yewe iyo rugendo nyir'urugo kwereka abafaransa ko raporo yakozwe na Macron ubwe n'iyakozwe na perezidansi no kuvugana na Perezida Kagame basa naho bahuriye ku bintu bimwe mu by'ukuri. Bavuga ko habayeho jenoside mu Rwanda, jenoside baza kumvikana rero ko bahura kugira ngo icyo kibazo bakige.
perezida Macron yarabyemeye izo raporo zose zimaze gutangwa ariko kubyemera yuko azajya mu Rwanda yasaga n'utumiwe ariko nawe abishaka pozisiyo yacu numva kandi ariyo ntabwo vraiment ruriya ruzinduko rwari ngombwa n'ibintu biteye amacakubiri. Kuba muvuga ko urugendo rwa perezida Emmanuel Macron mu Rwanda ruteye amacakubiri hano murashaka kuvuga iki? Ntabwo yagiye mu Rwanda kugira ngo asure abanyarwanda bose cyangwa se bagezeho ijambo icyamujyanye kwa kubwira perezida Kagame kubemera jenoside tuti ajya no kubivugira ku rwibutso. Iki rero cya Macron kuba yaje hariya akajya ku rwibutso kugira ngo nibutse ko nanjye mfite bene wacu bahari abo bajyanye ku ngufu babavanye bahambwe bakabajyana hariya. Ibi bintu ni ibintu bizateranya abanyarwanda. Turashaka ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo dushaka abahutu n'abatutsi mu banyarwanda. Ibyo bintu mu byumve gutyo